Imana yongeye kutugirira ubuntu gukoranira ngaha kuri buri munsi kugira ngo twumve ijwi ry'Imana. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, kuba Imana idukunda biraduhagije. Ngaha amasomo atugaragariza urukundo rw'Imana kuri iki cyumweru cya kabiri gisanzwe, tariki 16 Mutarama 2022. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 62 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Sinzigera nterana Siyoni, sinzareka guhibikana Yeruzalemu, kugeza ubwo ubutungane bwayo butangaje nk'icyayizezi n'umukiro wayo ukakirana nk'urumuri. Bityo amahanga azabona ubutungane bwawe, abami bose babona ikuzo ryawe. Nuko bazakwita izina rishya rizatangazwa n'Uhoraho. Uzamera nk'ikamba ribengerana mu kiganza cy'Uhoraho, nk'igisingo mu ntoki z'Imana yawe. Ntibazongera kukwita Nyirantabwa n'igihugu cyawe cyitwa itongo, ahubwo uzitwa inkundwakazi n'igihugu cyawe cyitwe umugeni, kuko Uhoraho azaba agukunze, igihugu cyawe kibengutse. Uko umusore ashaka umugeni w'isugi, niko waguhanze azakubenguka, kandi nk'uko umukwe yishimira umugeni we, Imana yawe niko izakwishimira. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 96. Nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Nimuririmbire Uhoraho indirimbo nshya, isi yose niririmbire Uhoraho. Nimuririmbire Uhoraho musingize izina rye. Uko bukeye mwogeza agakiza ke, mwamamaze ikuzo rye mu mahanga n'ibyiza bye mu miryango yose. Nimwegurire Uhoraho imiryango y'amahanga, nimwegurire Uhoraho ikuzo n'ububasha, nimwegurire Uhoraho ikuzo ry'izina rye. Nimwunamire Uhoraho yisesuyeho ubutagatifu, nimuvuge mu mahanga muti Uhoraho ni umwami. Imiryango yose ayicira urubanza rutabera. Nimwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Isomo rya kabiri ni ryo mu ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 12 umurongo wa 4 kugeza ku wa 11. Bavandimwe, ingabire ziranyuranye ariko Roho ni umwe. Muri Kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi, ariko Nyagasani ni umwe. Uburyo bwo gukora buri kwinshi, ariko Imana initunganya byose muri bose. Koko rero buri wese ahabwa kugaragaza ibyo Roho w'Imana mukoreramo ngo bigirire akamaro bose. Ku bwa Roho, umwe ahabwa kuvuga amagambo yuje ubushishozi, undi agahabwa kuvugana ubumenyi muri uwo Roho nyine. Umwe ahabwa ukwemera guhebuje abikesha Roho, undi agahabwa ingabire yo gukiza abarwayi nanone muri uwo Roho nyine. Umwe yegurirwa ububasha bwo gukora ibitangaza, undi akagabirwa guhanura. Umwe ahabwa kurobanura ibiturutse ku Mana n'ibitambamiye, undi agahabwa kuvuga mu ndimi nyinshi, hakaba n'uhabwa kuzisobanura. Ariko byose bikorwa na Roho umwe rukumbi, ugabira buri wese ukabyishakiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 11. Muri icyo gihe Kana mu Galilaya bacyuza ubukwe. Nyina wa Yezu yari yabutashye, kandi Yezu n'abigishwa be bari babutumiwemo. Divayi imaze gushira, nyina wa Yezu aramubwira ati, nta divayi bagifite. Yezu aramusubiza ati, mubyeyi, ari jye ari nawe ibyo tubigenzemo dute? Byongeye igihe cyane ntikiragera. Nyina abwira abaherezaga ati, icyo ababwira cyose mugikore. Hari hateretse intango 6 zibaje mu mabuye, zagenewe imihango y'Abayahudi yo kwiyuhagira. Intango yose yajyagamo inshuro 2 cyangwa 3 z'ikibindi. Yezu arababwira ati, nimuzuze amazi izo ntango. Barazisendereza kugeza ku rugara. Yezu arongera arababwira ati, ngaho noneho nimudahe, mushyire umutegeka w'ubukwe. Baramushyira. Umutegeka w'ubukwe amaze gusogongera ku mazi yahindutse divayi, atazi aho iyo divayi iturutse, abahereza bari bavomyeho bari bahazi. Nuko ahamagara umukwe aramubwira ati, ubusanzwe umuntu arabanza agatereka inzoga nziza, bamara guhaga agaheruka itari nziza. Wowe rero ariko wakomeje gutereka inziza kugeza ubu. Aho Kana mu Galileya niho Yezu yatangiye ikimenyetso cye cya mbere, maze agaragaza ikuzo rye, nuko abigishwa be baramwemera. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nuko abigishwa be baramwemera. Bana b'Imana, nimwishime munezerwe, kuko Imana idukunda. Kuba Imana inkunda birampagije. Nuko rero Kristo ntaganzi wacu yigarura ubuzima bwacu buri munsi. Aya masomo y'iki cyumweru araryoshye cyane, ubwo tuza gutondagura bya bihekane bibiri dukunda cyane, uri wese atabura gutondagura.
igihekane cyandya n'icyanywa ngo mu bukwe bwose bwiyubashye ibyo bihekane bitaburamo. Natwe uyu munsi dufite ubukwe, ni muze rero twambare neza dukenyere ubundi twitabire ibirori bya ntama w'Imana. Murabizi bavandimwe, twese abantu benshi twagiye dukora ubukwe, hari bamwe ibiryo byashize ku ikubitiro, abandi inzoga zirashira ubukwe butararangira, ukibaza uko biza kugenda nyuma, ndetse abandi bamwe hari abagiye basagura. Ese wakwibaza uti ni ikihe kimenyetso wapimiraho ko ubukwe bwagenze neza? Kuvuga ku bukwe, ubukwe bwatumiwemo Yezu na Bikira Mariya bugenda neza. Ese mu rugo rwanjye, mu mirimo yanjye, ku kazi kanjye, mu rugendo rwanjye, mu masomo yanjye ndi kwiga, mu buzima bwanjye bwa buri munsi, by'umwihariko mu birori byanjye, mu muhamagaro wanjye, mu bukwe bwanjye, hari ubwo nyantumira Yezu na Bikira Mariya? Ni ukuri nta kabuza niba njya mbikora sinabura kuba nishimye. Kandi nanone niyo ntabikora, umwanya nguyu utumira Yezu na Bikira Mariya iwanjye mu birori byanjye, kuko iyo mbatumiye niho byagenda neza. Ubukwe cyangwa ibirori bya hano ku isi, mu kubihimbaza none biraza kutwerekeza ku birori tuzagira mu ijuru turi kumwe n'Imana, turi kumwe noneho na Yezu na Bikira Mariya imbona nkubone. Ibyo birori ari byo bibumburirwa n'igitambo cya misa, la messe, duhimbariza hano ku isi buri munsi. Bya birori bikomeye, prelude, umusogongero ku birori byo mu ijuru. Kuko burya kujya mu isengesho by'umwihariko kujya mu misa ni nko kunyarukira mu ijuru. Reka rero bakristo bavandimwe, hamwe n'aya masomo natwe twigomwa akanya gato tunyarukire mu ijuru, nuko tunagijisha kuri Bikira Mariya na Yezu bo batuzanira ibyishimo buri munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo mfite Yezu na Mariya ngira ibyishimo. Bakristo bavandimwe, Imana mu kudukunda no mu kwisanisha n'abantu ikoresha imvugo z'abantu kugira ngo nyine begere, igakoresha imico y'abantu, ubuzima basanzwe barimo, ikinjira mu buzima bwabo kugira ngo umuntu ahirwe, pour que l'homme soit heureux, yishime. Ngicyo cyagiye Imana idukorera ibirori ngo turye kandi tunywe, tubeho neza tunezerwe. Ariko by'umwihariko uyu munsi kuri iki cyumweru turumva Imana ifata isura y'umukwe ukunda umugeni, dore ko umubano w'Imana n'abantu, le mariage entre Dieu et l'humanité, ugeranwa n'umubano w'umugabo n'umugore, wa mubano Kristo akunda Kiliziya kandi akayitangira. Nk'uko twanabizirikanye mu isomo rya mbere, urukwe n'Imana ikunda umuryango wayo Isiraheli, aribo twebwe, le peuple de Dieu. Mu kigereranyo cy'umusore ukunda umukobwa, ubwo bagize bati uzitwa inkundwakazi n'igihugu cyawe cyitwe umugeni, kuko uhora azaba agukunze, igihugu cyawe akibenguke, kandi nk'uko umukwe yishimira umugeni we, Imana yawe niko izakwishimira. Amen, amen. Iki ni igitangaza kubona uwari watawe agaruwe, kubona umubabaro wari ufite Imana ihinduramo ibyishimo, Imana ikagutora, ikagutaka, ikagutonesha ugatona. Kubona ahantu byari byadogereye yenda nko mu bukwe bashobewe babuze icyo barya n'icyo banywa, nuko Imana ikajya gutya ikabagoboka. Iki ni igitangaza. Nawe muvandimwe, niba hari igitangaza cy'Imana wabonye mu buzima bwawe mu bukwe, cyagihe washobewe, nuko nawe cyari deception ukabona kirahindutse reception kubera Imana, reka rero natwe dutere nk'umurimbyi wa Zaburi tuzamurira amaboko Imana, dushimire tuti nitwamamaze mu mahanga yose ibitangaza by'Imana. Amen. Igitangaje bakristo bavandimwe, iyo Imana igiye gukora ubukwe ibudukore twebwe abantu ntabwo irobanura. Iyo igiye gutwinjiza mu birori ntiturobanura ngo ibe yafata lisi y'abatwerereye gusa ngo ariyo winjira mu birori. Ngiriya mico yadutse muri ibi bihe aha muri Afurika, ukaza mu bukwe kurya no kunywa bitewe n'intwererano watanze, umubare w'amafaranga watanze. Ubwo birumvikana utaratwerereye we agahita atahamara amasa. Kandi byaba bakristo bavandimwe, Imana mu bukwe yifuza ko ariho twakungira ubumwe, nk'uko nyine ubukwe bwakabaye gahuza miryango, les retrouvailles, la réconciliation et l'unité. Nk'uko mu bukwe abatari bagihuza, abatari bakivuga rumwe bashobora guhurira mu bukwe bakongera bakiyunga bagasabana nk'abari mu Kiliziya nyine, ku ngumwe turi mu Kiliziya. Nk'uko twabizirikanye muri iri somo rya kabiri, les dons, impano. Rero kuba dutandukanye, kuba tudahuje, kuba yari umusore uyu akaba umukobwa, kuba tutari ku rwego rumwe, tudakora bimwe, ntibyakatubereye impamvu yo gushwana. Ahubwo impano buri wese afite akazishyira au service de l'église, mu maboko ya Kiliziya. Kiliziya y'umubyeyi wacu udutegurira ibirori ngo twishime. Pawulo mu isomo rya kabiri yagize ati, bavandimwe ingabire ziranyuranye ariko roho n'umwe. Muri Kiliziya kwitangira abandi biri kwinshi ariko Nyagasani n'umwe. Amen, amen.
Nyagasani dushakira icyiza Pawulo amaze gutubwira, uyu ni Yesu uza kubana n'abantu kugira ngo abantu bishime, uza mu bukwe kugira ngo abantu bishime. Uyu Yesu wari watume muri biriya birori, buriya bukwe bw'Ikana, kugira ngo abahuze bongere bishime. Dore ko wasanga bari banatangiye kwitana ba mwana n'ibisambo, akayavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Nyamara Yesu muri Evanjiri y'ubukwe bw'Ikana arahindura iyi mvugo y'ibisambo nyine, yerekane ko abasangiye ubumwe bitana abana b'Imana, abasangiye Ukaristiya bitana abakristo nyine. Muri Evanjiri y'ubukwe bw'Ikana twumvise igitangaza cya mbere Yesu yakoze, ubwo Bikira Mariya nk'aho umubyeyi utera kudeye mu rugo, akamenya ikeneye mu rugo, akanaga akajisho ku bintu bibuze mu rugo. Ubwo muri ubu bukwe bari bamanjiriwe abatumirwa, nyir'ubukwe abuze uko abigenza, ariko erezuma ababyeyi, Yesu n'abigishwa be ndetse na Bikira Mariya bari batashye ubu bukwe. Ngaya amahirwe. Nuko Bikira Mariya yegera Yesu ati, nta divayi bagifite. Aha divayi ntitumve nabi nk'aya mvugo y'Abanyaroma igira iti, in vino veritas, dans le vin il y a la vérité. Ngaho kunywa divayi ari gukora icyaha. Oya, icyaha ntabwo gishingiye mu kunywa divayi, mu kunywa inzoga, ahubwo icyaha burya gishingiye mu gusinda. Akamvugo yaho muhanga ati, ngo kuri iyi si ngo nta kintu gitera ubwoba nko kubona umuntu ugufitiye amabanga wabikije amabanga asinze. Ngo ati none se niba umuntu asinda akamena za televiziyo, za radiyo n'ibindi byose, ndetse n'amabanga ye bwite akaba yayamena, none se ko amena amabanga ye, ayawe yamunanira kuyamena? Odepari divayi, inzoga ni nziza pe, igihe koko ari igihe cyo kugaburira umubiri ndetse no gusabana n'abandi. Ariko ndakubwiza kuri muvandimwe watangiye kurengera gusinda, usoma kuri ka gatanu kaza kwandika 8, icyo gihe nyine urandavura. Ibyari reception nabyo bigahinduka deception. Iyi divayi ahangaha muri Evanjiri yo ni reception. Divayi irasobanura ibyishimo. Byumvikana ko abatumirwa muri ubu bukwe bari babuze ibyishimo, bari bafite agahinda, imibabaro yari yabishe. Ariko amahirwe yabo nuko bari batumiye Yesu na Bikira Mariya. None koko birakunze. Mana ashimwa, Mana uri igitangaza. Amen. Turazirikana kuri amagambo ya Bikira Mariya ahamagara igikorwa cy'ibyishimo cya Yesu. Ati, nta divayi bagifite, kandi ngo icyo ababwira cyose mu gikore. Amen. Bikira Mariya tuvuganira igihe cyose, buri munsi aho rukomeye. Bantu rero mwihakana Bikira Mariya, bantu mupinga Bikira Mariya, musijyaho. Ariko ndakubwiza ukuri, humura, nubwo wamwihakana, nubwo wamupinga, we ntasiba gukuvuganira, wabishaka utabishaka. Kuko nyine we atameze nk'abantu tuba turi kurobanura mu bukwe, dufite urutonde rw'abatwerereye mu bukwe, abataratwereye tukabohereza iwabo, nuko tukinjiza tugenda turobanura. Oya, Bikira Mariya we atureba twese, nta n'umwe asize. Ari umuyisilamu, ari umuporo, ari umudive, ari umunyagatolika, amadini yose Bikira Mariya aratuvuganira. Wabyemera utabyemera birakureba. Ku cyumweru gishize kuri batisimu ya Nyagasani twazirikanye iyibukiro rya mbere mu bikiro y'urumuri. None kuri iki cyumweru cya kabiri gisanzwe turazirikana iyibukiro rya kabiri muri ay'urumuri. Yesu agaragaza ububasha bwe mu bukwe bw'Ikana. Dusaba inema yo kubaho mu budahemuka. Amen. Ubudahemuka, la fidelite, ako kantu Yesu aragakunda. Ngabaho mu budahemuka mu muhamagaro wanjye, ukabaho mu budahemuka mu rugo rwawe, mu bo mubana, uwo mwashakanye, uwo mwasezeranye, umubare w'ibanga hose ukaba iki? Ubudahemuka. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibijya gushya birashyuha, kandi ngo igihuru kizabyara igihunyira ukibona hakiri kare. Uko biri kose ubuhemu mu mubano butangira kare. Ariko koko bintera isoni, aba ari urugo rwanjye ruzahora mu mirwano, ibirori byanjye abiryo bizahoramo intambara. Ngo hirya cyane kure muri Afurika, umusore n'umukobwa barakundanye bitegura kuzarushinga kugira ngo babane. Umukobwa ngo yari yarize kaminuza, naho umusore we yari umunyamafaranga, yari yarize amashuri abanza gusa. Nuko abandi basore burungana ariko bakajya bamugira inama yo kuzaryamana nawo mukobwa akiri iwabo hatatazamucika. Umunsi umwe rero biraba, ibyo bintu nyine bimaze kuba, navuga bamaze kuganira mu rurimi rw'abanyamahanga. Wa musore ahari akajyumva neza yarafatishije wa mukobwa ku buryo umukobwa atamucika. Murumva ko bari bamaze kurya ubukwe bubisi. Nuko amaze kumufatisha neza neza, amaze kumunyweza, afata urupapuro karwandi mu bukwe bahamagariraho, ashyiraho urutonde rw'ibitahanwa wa mukobwa agomba kuzazana byanze bikunze. Ubwo hari harimo moto nshyashya ya 10, matera y'agatangaza, salo y'intebe inini n'into, mule yo gusya imyumbati na kawunga, moteri yo mu mazi, akamashini ko kubaza imbaho n'ibindi byinshi.
nuko yari wa musore arayuzuza ayihereza wa mukobwa ngo ntazataye muri rwa rugo atabisanye. nuko wa mukobwa nako wa mugore akuka umutima yibaza aho azahinguka iwabo abasaba ibyo bitahanwa. nuko ariko aryumaho, ariko by'agahinda nanone yatekereza uburyo yakinguye ya madirishya na za nzugi mu kinyarwanda, mbese bikaba byarameze nka cya kigori kiri ku nzira nyiri umurima yibeshya akagitobora nako akagipfumura ngo yumve ko cyeze. nuko yagenda gato inyoni nazo nyine zikamurusha ubwenge, nazo zikaryaho uko buri nyoni ishoboye. nuko wa mukobwa nyine birumvikana ntacyo yaragitinya, nuko aragenda no muri babandi biganaga abo bakoranye bose agenda basezeraho muri urwo rurimi nyine rw'abanyamahanga, gutanga agasezerero ababyeyi mu rurimi rw'abanyamahanga. nuko biza kugera ku munsi wa mariage religieux, bya bintu byose yaragejeje kubibona, sibye moto na matera yari atarabona, mbese nyine yaramenye guseza muri rwa rurimi rw'abanyamahanga. nuko barashyingirwa. siniriwe mvuga ko muri bya bitahanwa ubwo hari hiyongereho imitungo itimukana, iyo yasaruje nyine iyo hirya mu bigunda byumvikana azayishyira ku mugabo we. ya mvugo ibuzurizwaho ngo ibisa birasabirana. ntiyaciye kabiri babana muri rwa rugo, cyakora umugabo yabanje kuyiha agahenge arihangana, kuko nyine yabonaga umugore yaragerageje uko ashoboye kose akageza kuzuza ya liste. ariko mu gihe gito batangiye gushwana, umugabo akajya amuhoza iwabo mwirukana. mu kugaruka umugore akazana matera. ikindi gihe noneho rurangiza bamaze kubyara, wa mugabo yihakana umwana, kuko aratangiye kumva hanze bihuhiswa ko umugore yaganiraga mu rurimi rw'abanyamahanga, ururimi rw'abanyamahanga ababyeyi. none aramwirukana, wa mugore arahukana. yongeye kugaruka muri rwa rugo azanye noneho ya moto. ubu noneho bigeze babanye ku miguruko, gato karaba wa mugore akajya iwabo. igitangaje ibintu barabifite ni byinshi cyane pe, barakize, ariko nta byishimo bafite. bari gucungana gusa ko umwe muri wajya gusaba agatanya, ubundi bagahita batandukana, divorce. kuko bariho ku muguruko, baryama ku muguruko, barira ku muguruko, babanye ku muguruko. muri zirara zishya ababyeyi, buri wese araca hirya no hino, bakaza guhuriza hamwe ku mugoroba ku muguruko. byumvikane bagiye kuganira buri wese mu rurimi rw'abanyamahanga. bakristo bavandimwe batumirwa muri ubu bukwe, niko uramutse waratashye ubukwe bw'uru rugo, uyu mugabo n'uyu mugore, uru rugo rwabo ruri mu marembera, ese waba wararuye iki kuri wa munsi wari ukenyeye neza, wambaye neza ngo batahire ubukwe? ibaze nawe wari nka marene cyangwa pare muri ubu bukwe bwabo, wajya kumva ko bagiye gusaba agatanya. marene hari inama watanze. ibaze uri nka pasiteri cyangwa padiri wari washingiye uru rugo, wajya kumva buri wese ari kuvuga mu rurimi rw'abanyamahanga, nivujyaga guca inyuma gatanya iri kuvuza ubuhuha. mbega ibyago babyeyi, mbega agahinda, mbega deception. aha aka gahinda nta kindi kikazanye, nuko batigeze batumira Yezu na Bikira Mariya mu rugo rwabo. nta shapure bavuga, yewe wasanga nta ndakuramutsa Mariya bazi. kandi byaba wasanga urugo rwabo rutarimo Yezu na Bikira Mariya. mukristo umuvandimwe, niba urugo rwawe ruri hafi gusenyuka, iyambaze Yezu na Bikira Mariya. byumvikane niba rugiye gusenyuka nuko Yezu na Mariya batarurimo, ntiwigeze ubatumira. niba murara muri zirara zishya mutumvikana amakimbirane, sinakubwira nuko Yezu na Bikira Mariya batarangwa mu rugo rwanyu. ntimujya muvugisha pure kuri iyo foto y'urugo rutavugisha pure. niba uri wihaye Imana ukaba uri gushaka nko kuvamo, nako ugahitamo kuviramo imbere babyeyi, nuko Yezu na Bikira Mariya nta mwanya bagifite mu muhamagaro wawe, nta mwanya bakigira mu buzima bwawe, nta shapuru ukikoza. aha nibwo uzabona abafurere, ababikira, abapadiri b'abameke bagenda bametse, bahumuye, bagenda bahekenya amenyo. umva nta divayi bagifite, babuze ibyishimo, babuze Yezu na Bikira Mariya aho ngaho. ibaze nawe umuhamagaro wabuze divayi, urugo rwabuze divayi, aho nyine hatari ibyishimo. kubera iki? ubuhemu, l'infidelité. kubera bwa bukwe bubisi, urugo rutangirira mu bibazo, urugo rutangirira bavuga ururimi rw'abanyamahanga, bakajya gusabira ibisimba hirya no hino mu bigunda mu mashyamba. ubukwe bubisi babyeyi, kubera kugira n'inyota y'ibintu, ukagira ibintu ukagwiza ibintu ariko nta bantu ufite, gusabira ibintu ariko ukabura umuntu, nta divayi bagifite. mubyeyi Bikira Mariya tabara ingo nyinshi, bavuganira uti nta divayi bagifite. tabara abihaye Imana benshi, uti nta divayi bagifite. tabara ingo nyinshi ziri mu marembera, uti nta divayi bagifite. tabara abasore n'abakobwa bari kwiyandarika muri iyi minsi, uti nta divayi bagifite. tabara abantu bose babuze ibyishimo mu mihamagaro yabo, uti nta divayi bagifite.
kuko umwana wawe atahwemye kukumva mubyeyi mwiza, na n'ubu nta gushidikanya aracyakumva. Yezu na Bikira Mariya turabatumiye mu bukwe bwacu, mu ngo zacu, mu buzima bwacu, mu birori byacu, mu ngendo zacu. Yezu na Mariya nimutahe ubukwe bwacu, nimutahe imitima yacu, nibwo tuzishima. Turabatumiye muri iri sengesho, turabatumiye iwacu. Amen. Mwese mugire icyumweru cyiza. Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.